gusa nabaye uvuga butumwa muri Amerika maze gukora graduation muri Amerika muri 90 bantumiraga buri mwaka kumara amezi 3 kujya kuvuga ubutumwa muri Amerika mu madini atandukanye muri denominations zitandukanye muri Amerika. Icyo gihe rero ubushobozi ntibwari buhari buhagije. Ubonye amahirwe yo kujya kuba muri Amerika, benshi bafata nk'ibihugu bikomeye, ushaka kuba wabona opportunity ari ibihugu bya opportunity. Izo mbaraga zo kumva ugiye kwiga ukongera ukagaruka ukaza ahantu bari kwica abantu, bari kugira iki, izo mbaraga zavaga he? Izo mbaraga ntawaziyitirira kuko je niga muri Amerika nagize umugisha wo guhagararira abanyeshuri b'abanyamahanga bigaga muri Amerika mu ishuri nigagamo, mba international student representative mu nama y'ubutegetsi bw'iryo shuri. Noneho ngira umugisha, ariko mbere yuko nubaka katedrali nagombye kubanza gufasha abana nari mfite muri Sunrise, abana bacitse ku icumu, babacitse ku icumu, abana b'imfubyi, babacenge n'abandi bantu bose ndabahuza ndabarera kugira ngo byibuze tumenye uko umunyarwanda akwiye kugira agaciro, nubwo yaba yarapfushije ababyeyi ariko ntiyapfushije ejo hazaza. Ndangije kwiga rero, bamwe muri abo bapastori n'abanyamadini aho ngaho bampaye akazi. Madamu wanjye abo muhamya rwose, bampa akazi, banyemerera ko nzana abana banjye bose n'umukecuru wacu tumujyana, batwemerera kuduha facilities, bampa akazi. Ariko ndabahakanira. Yego. Ndababwira nti nkurikije ibyo nabonye ibiri iwacu, Amerika ntinkeneye nk'uko iwacu bankeneye. Wow. Icyo gihe mbitekereza, naganirije, birambabaje ko adahari, ariko naganiriye na Leti Nyumba, icyo gihe yari minister. Yego. Ndamubwira ndumva mfite vision yo kubaka ishuri. Ndashaka kubaka ishuri nshyiremo abana b'imfubyi, kubake character y'aba bana, bazabe abanyamumaro, bazabeho be kuzaheranwa n'umubabaro wo gupfusha ababyeyi babo. Urumva? Noneho Inyumba arambwira ati ariko baka 2002 nibwo nari nafunguye ishuri, His Excellency President Kagame ararifungura. Ubwo natangiye kwigisha abarimu, abo nari kurutinze kuva muri Uganda, abo nari kurutinze mu Rwanda, kubigisha. Mwize pedagogy ariko ntabwo mwize umubabaro w'aba bana, babwira byose. Rero tugiye kuvura abana trauma, tugiye kuvura abana ubwihebe, tugiye kuvura abana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abahi. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, abadukurikira baherereye mu Rwanda, muri East Africa, i Burayi ndetse no muri Amerika, aho uzakurikiranira ikiganiro uherereye. Twifurije amahoro y'Imana. Yego, twakoze urugendo rwose, twagiye gusura papa wacu, mubyeyi mukunda, ko tufite abantu benshi bamukunda, arabamuheruka kera, wongeye kumubona hano, ariko afite ibyiza byinshi cyane. Umusaza wabonye byinshi, koze byinshi, agendana na byinshi, abana na benshi. Kumuganiza rero ni umugisha ukomeye cyane kugira ngo agire ibyo atwungura. Yego, nta wundi ni Bishop John Rucyahana. Twamugendereye kugira ngo tuganire, twumve ibimurimo, ko ahumeka. Benshi mumuheruka kera. Yego, Bishop, tugwaye ikaze. Imana ishimwe, mwakoze kuza. Turabakiriye mu mwami wacu. Yego. Ngiye ni icyubahiro gikomeye n'ibyishimo bikomeye cyane kuba twicaranye nkaba tugiye kuganira, kandi ndizera ko turi buganire neza, ndabyizeye. Ni ibintu nasengeye kandi twagiye tubipanga igihe kigiye bitandukanye. Mbere y'uko dutangira ikiganiro, reka dutangize isengesho kugira ngo Imana ize kubana natwe, ntaba ari twebwe tuza kwiyobora, ahubwo Umwuka Wera w'Imana atuyobore kugira ngo tuganire ibintu bifasha abantu. Yego. Karibu. Nyagasani Imana Data wa twese, Imana ishobora byose kandi igenga byose, idahishwa amabanga. Turagushimira umugisha duhaye kugira ngo tubonane n'aba bana, kandi abana bawe, kandi twese turabana bawe kuko uri umubyeyi wacu twese. Duhera umugisha uyu mwanya duhaye, kuko
ibyo ukora byose bigira impamvu, bigira intego, kandi Imana ubibyaza umusaruro. Turakwinjiza no kugira ngo uyu mwanya wacu we kuba uwacu, ube uwawe kandi ube uw'abawe, kugira ngo ibiza kuganirwa ubigire isoko y'impinduka n'umugisha ku bazabyumva ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Yego, umujyo ni uwo nguwo rero, abadukurikirana mwumvishije tugiye kuganira. Ndizera ko niba koko wari gufunguye ikiganiro uze kukireba kugeza ku musozo, kuko ibyo uraza kumvira ahantu ngiye kuganiza umusaza neza cyane. Nzi ko turamukuramo ibintu bizadufasha muri uru rugendo natwe kugira ngo tuzagere mu kigero nk'ike. Kunyura muri biography ye, afite biography iremereye cyane, ndende cyane, bimwemerera n'imyaka ye, kubera ko yafashije abantu benshi cyane. Hari abantu yabereye ababyeyi, njye ndabazi. Hari abantu benshi rwose yarihaye amashuri, benshi bashobora no kumubona rwose bakanezerwa bavuga twongeye kumubona, bamuheruka icyo gihe. Niba rwose hari umumaro yakugiriye, duhurire muri comment dushimire abantu bagihari kugira ngo ibyo yakoze byiza yumve ko yabikoze, Imana ikabimuhera umugisha, kandi yishimira ko abo yafashije nabo bavuye ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Yabaye bishop wa AR Diocese ni Shyira, yayoboye igihe kinini cyane, akora ibikorwa byinshi cyane muri viziyo zitandukanye. Ko hari ibintu nyine byinshi yatwungura mu rugendo rwe nk'abajene n'abantu bakuru bagiye batandukanye. Yagize inshingano birarenga, umukuru w'igihugu nawe amuhereza inshingano zo gufasha igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ibintu yakoreye igihugu. Ni umuntu rero dufite byinshi byo kuba yaganira nawe akadufasha muri uru rugendo. Uratangira usuhuza abakunzi bacu n'abadukurikirana, unabibwira abashobora kuba bakubonye bwa mbere cyangwa iki, ariko benshi natekereza ko bakuzi. Ibindi turagenda tubiganiraho uko igihe kigenda kigenda. Urakoze cyane. Nitwa Bishop John Rucyahana ku batanzi, kandi nkaba ndi Bishop mu itorero ry'Abangilikani mu Rwanda. Nakoreye Imana ndi umusore muto, ndi umurayike ntarajya mu gipasitori. Nkorera Imana mu buryo butandukanye, nk'uko nyuma yo kurokoka no gukizwa no kwiha Imana no kwiragiza Imana mu buzima bwanjye mu buhunzi, aho naturiye intege nke zanjye nk'umuntu n'ibyaha byanjye no gucumura kwanjye nuko nari meze muri icyo gihe mu buhunzi, maze kubyaturira Imana. Aho niho Imana yatangiye kunkoreshereza muri ubwo busore, muri ubwo buto bwanjye, nyikorera nk'umusore mu byo yanyerekaga no mu byo yampishuriraga. Ngira urwo rugendo rwo kuva muri ubwo buzima nari ndimo njya mu buzima nari njyanywemo n'imbaraga z'Imana, mu bwo gukizwa no kwihana no kuyemera no kuyizera no kwihongera ubuzima bwanjye, noneho no kuyumvira mu bya buri munsi. Kuko abantu benshi batekereza ko turokoka cyangwa dukizwa, twemera Imana, duhindukirira Imana, ariko turi mu byiza gusa. Haba igihe bamwe idusanga mu bintu bitandukanye. Imana inkiza yansanze mu buhunzi, ndi mu nkambi y'impunzi. Imana yari ifite icyo yashakaga, kuko yashakaga ko mfasha abana b'impunzi, ibankirizamo. Ndabafasha, dutangira ishuri, twigisha abana b'impunzi, tubakura mu cyo mwebwe ba .com mwakwita hopelessness, kutagira vision, kutagira icyerekezo, kutagira icyo ubona n'icyo ufata. Noneho tubashyira mu ishuri, dutangira kubereka, dutangira kubigisha, dutangira kubereka ko ari Abanyarwanda bari mu mahanga, bari mu mpunzi, birukanywe, bataye igihugu cyabo, ariko bafite ejo hazaza. N'ubu hari abana bamwe twigishije, ubu ni abagabo bakora, abandi bafite imvi nk'izanjye, bambwira batari ko biriya bintu mwatubwiraga mwabikuraga. Ariko aho isoko yabyo ni Imana yacu, kuko twaberekaga ko bazagira igihugu, bazagira umumaro mu gihugu cyabo, bazagira bate.
ari utwana duto mu mpunzi ariko ibyo twavugaga byabayeho ni ukuvuga naho Imana yansanze noneho nza kuzagera igihe mba pasitori ariko nabwo nabaye n'umwarimu muri ayo mashuri nyine navugaga nza kugera igihe nabaye umupasitori nzagera nabaye umucidikoni mu mahanga muri Bunyoro iyo twari turi muri Uganda nkomeza amashuri njya muri Amerika mvayo naho mbavuga ubutumwa uko nagendaga nzamukanaga n'Imana yanjye mvuga ubutumwa nerekwa buri rwego Imana yanshizeho hari ibyo yanyerekaga ashaka ko nkora aho hantu ku buryo ntekereza ko no muri iki gihe cyanjye cy'ubusaza no mu biruhuko cy'izabukuru nabyo Imana inyereka ibyo ngomba gukora muri iki gihe kandi si uko tubikora ari uko byoroshye si uko tubikora ari uko dushimwa cyangwa turi approved no na circumstance na circumstances cyangwa ibihe tuba turimo context haba igihe biri hashi ariko Imana igakomeza ikaba Imana yego urumva rero Imana idukiriza mu buryo bwayo nk'urugero naguha Paul Imana yamufatiye mu mbaraga nyinshi n'ubutware n'ubushobozi yasinzwe imbaraga uzabe igihe hari abasinda imbaraga nyinshi bagasinda ubushobozi bagasinda ibyubahiro bagasinda power ariko no muri izo power zimeze zityo Imana ifatiramo abantu urabona ko yafashe Pawulo agiye Damasiko gufunga abakirisitu ikamutura hasi akagwa mu mucanga wabo ikamuhamagara agakizwa noneho nawe agatangira gutotezwa kubera kumenya wa wundi yatoterezaga abandi ngo yaramaze kwica Stephen ni ukuvuga Imana uko idusanga muri context zitandukanye ariko idukoresha ibitandukanye nk'uko iba yaduhamagaye nguwo jyewe rero nuko yansanze nakirijwe mu mpunzi nyikorera mu mpunzi mvayo aho nagiye njya hirya no hino mu mahanga muri ibyo bihugu byacu by'Abanyafurika naho nagiye mba hirya no hino ariko nkomeza kuba umuhamya w'agakiza k'umwami wacu Yesu Kristo na n'uyu munsi wa none ndashima Imana isoko urugero nk'uko nakubwiye haba harimo imigozi gufata amaguru haba harimo ibikujisha haba harimo ibigusebya haba harimo ibigutuka ariko iyo yaguhamagaye itagututse iyo conscience yawe itagize ikibazo ntucika intege urakomeza ugakora kugeza igihe umusaruro w'ubugingo bwawe uzagerera ukajya kubana n'uwaguhamagaye yego buriya ikiza cyo kuganira n'umuntu uzi biroroha cyane uri umupapa nzi kuva kera uri umuntu wagize viziyo mu mikorere yawe viziyo rwose ukayibona wabaye mu gihe uvuze ko wabaye mu buryo bw'ubuhunzi ku bw'amateka y'igihugu cyacu hari ushobora guhita yibaza ati se Bishop yavukiye hehe ubundi Bishop cyane yavukiye aho twita Burera uyu munsi mu karere ka Burera mu murenge wa Kidaho arahigira yigira mu Kinoni no mu Butete aho twari dutuye njya mu Kinoni ndahava njya i Murunda aho nakoze 7e année préparatoire noneho njya muri Collège des Humanités Modernes yaje kwitwa Inyamiramihigo nyuma twarahavuye ku Gisenyi muri Rubavu ubu ngubu icyari Gisenyi noneho nza kuhava nyine duhunga kuko icyo gihe nibwo bahigaga abatutsi n'abandi bari muri inari yari political party y'umwami icyo gihe yashakaga guhuza abanyarwanda noneho turahunga tujya muri Kongo tuva muri Kongo tujya muri Uganda niho Yesu Kristo yansanze ariko urumva nakomeje kugenda urugendo kugeza igihe inkotanyi zahagarikiye jenoside yakorerwaga abatutsi nanjye ngaruka mu bandi bari baje kubaka u Rwanda urumva rero aho niho navukiye urwo ni rwo rugendo nagenze ubwo mwahunze mujya muri ubwo buhungiro wari ufite nk'imyaka ingahe I was a teenager nari mfite muri 62 ishira nari ngeze nko mu myaka 15 ni 16 aho ngaho hagati aho ubwo nk'uko wabivuzemo tutangira
umurimo w'Imana utangiye muri icyo gihe uragenda, izo mbaraga zo kumva ku benshi iyo bari muri iyo myaka y'ubutineja baba bafite ibishuko byinshi bigiye bitandukanye, izo mbaraga zaturutse ku ki? Se umuryango warasengaga cyane cyangwa Uwiteka yagusangiye muri ubwo buhungiro gutyo? umuryango umwami Yesu ankiza yansanze mu muryango w'ibyo abanyamadini bita nominal Christianity, abakirisitu bajya gusenga ku cyumweru ariko batahamya ko Yesu yabakijije, batagize impinduramatwara y'umwuka wera mu buzima bwabo. Urumva bari abagatolika, ariko icyo gihe noneho bari n'abagatolika barakaye, kuko icyo gihe duhunga abantu benshi bari bafite uburakari kubera ibyo abanyamadini bakoze n'uruhare abanyamadini bagize mu gusenya igihugu. Kuko ababyeyi bacu icyo gihe bari bamwe mu bantu bari bamaze kumenya ibyabaye mu Rwanda n'icyabiteye n'uko byagiye biba n'amateka yabyo. Urumva twahunze, ababyeyi bacu bazi ibyabaye kuri Musinga, bazi urupfu rwa Rudahigwa Burundi, bamaze kumenya ibya Parimehutu na Prosoma n'ibya Raderi n'ibiki byose. Iyo mvururu yabaye mu gihugu, hakaza no gutwika, abantu bakabura inka zabo, bakabura ubutaka aho bari batuye, bakabura amazu yabo, bakabura icyo bita economic treasure, bakabura noneho n'agaciro kabo ka muntu n'ubuturage bwabo, n'agaciro kuko icyo bari cyo, bagateshwa agaciro, bakandagazwa, bakaba noneho bakaba nk'impapuro zitwarwa n'umuyaga mu mahanga. Icyo kintu cyo kwandagazwa no kurandurwa mu bumuntu bw'abanyarwanda, ababyeyi bacu bari bazi aho byagiye bikomoka n'uko byagiye bikura kugera aho hantu, aho umuntu wari ufite se na sekuru abara generation 40-50 aho hantu ari gatura aho hantu, ariko undi mugenzi we akava ikantarange akaza akamutwikira, akazana imihoro gutema, akaza kwica, akamara inka, agatema inka, akica economy, akica vision, akica ejo hazaza. Urumva iyo condition abantu bari barimo. Kenshi abantu bato n'abantu bakuru ndetse bamwe ntibajya bakora icukumbura ngo barebe uburemere bw'abantu banyuzemo n'ibitekerezo byabo, noneho byabateraga na trauma, bikabatera no guhagarika umutima no kwiyanga. Urumva rero icyo gihe nubwo bari abanyamadini runaka, ayo madini ntihera yagifite uburyohe mu buzima bwabo. Urumva uko byari bimeze. Izo mpunzi rero aho zari mu maganya, noneho no kutongana n'Imana, kuko burya abanyarwanda batekereza, n'abantu bamwe batekereza ngo isobanukirwa Imana no isobanukirwa Imana no gukunda Imana no kumenya Imana ni iby'abazungu. Oya, abanyarwanda bari bazi ko hari Imana rurema, Imana ishobora byose, bari bazi Imana, ariko ntabwo bari bazi Yesu Kristo, ntabwo bari bazi Bibiliya, ntibahuzaga ibi rero byaje bindi by'abanyamadini byagize ibyago, biza birimo politike y'abakoroni, bavanga Imana n'ubukoroni na domination, cyangwa gufata ubushobozi bw'abantu, ntibabyigisha neza. Kuko iyo baza babisobanura neza, abanyarwanda bakamenya ya Mana yaremye ijuru n'isi, yabaga ahandi igataha i Rwanda, bakayisobanukirwa neza, idini yari gukomera ikagira imizi. Uvuka muri abo bana muhunga, wahunganye n'ababyeyi, ese uvuka mu bana bangahe, uri wa kangahe? Data afite abana 13. Nge rero twari abahungu 6. Urumva umubare w'abakobwa, iyo ukuyemo abahungu umenya umubare w'abakobwa. Twari umuryango mugari, ariko twese twarahunze turatatana. Nge rero mu bahungu nduwa kabiri mu bahungu bato, kuva kuri bucura nduwa kabiri mu bato. Bakuru banjye rero ubu barashaje, ubu nijye usigaye na murumuna wanjye, nawe ubu ni umupasitori.
turashimira Imana ko twese twamenye umwami Yesu akaturokora. Mm. Urumva rero bashiki bacu barahari, bamwe bari mu Mutara, abandi bari hirya no hino. Turi umuryango wari umuryango mugari, ariko wagize nyine urwo rugendo rw'ubuhunzi hirya no hino. Ubwo wagiye muri Uganda ushikirije amashuri of course. Ubwo wageze Uganda wigute, ese wagiye ugeze mu wakangahe? Nagiye turangiza umwaka wa 2 wa secondaire. Ubwo tugeze muri Uganda dutangira ibyo twitaga amashuri yo twigaga tutari muri classroom, ariko tukiga amashuri mu buryo bwo gukurikirana amashuri. Icyo gihe nubwo byari bitaraza byo kwigira kuri internet cyangwa mu byanyu bya online ngubu, ariko icyo gihe twari dufite system y'ibintu twakoraga byo bitaga mature entrance exam. Ukiga ukarangiza secondaire ukajya gukora nabo wa gatandatu, kuko warize private, byo bitaga private education. Ukazajya gukora ikizamini ukakora, nuko twakoze. Ariko cyane cyane inkomuko yabyo cyatumye tubijyamo ntabwo ari uko twabishakaga. Twageze mu mpunzi tubona abana b'impunzi, abana bacu b'Abanyarwanda barwanira za biswi, urumva, barwanira za biscuits, barya biri mu itaka, batoragura, bandagaye, batafite icyerekezo nk'uko nakubwiye. Dutangira ishuri ryo kwigisha abo bana bacu. Twari dufite ishuri nayoboye nanjye, ryari rifite abana 600. Kandi twari dufite ishyaka ryo kugira ngo abo bana bazagira icyerekezo, bazagira ejo hazaza. Kugira rero ngo umuntu wari urangije senior 2 arimo hafi kurangiza senior 3, uje kwigisha a whole primary, uba umuyobozi wa primary, full primary school. Urumva ko twari dufite task yo kwiga ku manywa na nijoro kandi tukigisha. Bituma noneho tujya muri TTC Toro, noneho tukajya dukora ibyo bita, twigaga mu biruhuko. Urumva, noneho mu biruhuko tukajya kwiga, twafata amasomo muri TTC, tukagaruka tukigisha, tugasoma, ukongera ukigisha, ukajya hahandi ukiga ugasoma, kugira ngo tube certified, dushobore kwigisha officially n'inzego za leta ya muri Uganda bashobore kwakira ibyo twakoraga. Urumva rero ko twari dufite gukora ku manywa na nijoro. Kandi icyo gihe ntabwo ari ibyo gusa twari dufite gukora, twigaga tunafite abana bamwe batashoboraga kwishyura n'amafaranga yo kubagurira amakaye n'ibindi, bana b'imfubyi. Kuko nge natangiye kurera abana b'imfubyi nkiri umuseribateri, ndi mwarimu, ngahingira amafaranga yo kugira ngo ba bana badashobora kubona amakaye, badashobora kubona ikaramu, kuko ababyeyi bamwe ntibari babifite, bari barabaye na frustrated, batabona icyo bigira, batagira ejo hazaza, cyane kuba baragwa mu gihugu kitari n'ikiwabo, igihugu kitari ikiwabo, babona nta buzima, nta ejo hazaza hatariho. Cyane cyane nk'utwana tw'udukobwa, ababyeyi babo ntibashakaga, bumvaga babona n'umunyamahanga bakaba bashyingira, bakabona ibyo barya. Basically ni nko kugurisha, nk'uko wagurisha iki ngo ubone uko uramuka. Icyo gihe urumva ko twari dufite n'inshingano zo kurokora ubuzima bw'abo bana. So urumva task twari dufite yari irenze imyaka yacu cyane. Ikindi cya kabiri, aho ngaho twari dufite na challenge, kuko je nari mfite capacity yo kujya gushaka ishuri, nkajya kurangiza secondary school ahantu, kazajya mu university ahantu, ngakora ibyo nashakaga gukora. Hari benshi babikoze, bajya mu mashuri, babona za PhDs, barakora, barigisha. I would have been one of them. Ariko ntabwo Imana nari maze kumenya, yanyerekaga ko ngomba gucungura ubuzima bw'abo bana no kwitangira ubuzima bw'abo bana. Sinumvaga nagira icyo niyungura ku giti cyanjye, ba bana ntabunguye ngo bazagira aho baba, bazagira uko babaho, bazagira ejo hazaza. Kandi byaradutangaje, wavuga ngo mwabikuragahe? Yaduhamagaye, niyo yabidukoreshaga cyane. Ni ukuvuga hari igihe ukora ikintu wazarora inyuma ukabona ariko byashobokaga biti,
kuko N'ubundi Imana kubikurura ntabwo ndi kubyumva. exactly, urakurura ntubyumve, ariko icyo gihe twumvaga dufite passion, mwari mufite ubushake buruta ubushobozi. dufite ubushake buruta ubushobozi twari dufite, ku buryo nyuma y'imyaka 3 dutangiye iryo shuri, ishuri ryacu ryabaye irya mbere muri Masinde. Wow. Urumva turiga nijoro tukigisha ku manywa, tukajya mu biruhuko tukajya kwiga toro mu TTC, tukagaruka tukigisha, tukajya gukorera ibyo twari dukeneye, nta mishahara twari dufite mu mpunzi, n'impunzi ubwazo ntizashoboraga kutwishyurira, abana bacu they were smarter. Ariko ukabona se ibi bintu uyu mugisha uravahe, wavaga kuyaduhamagaye. Yego. Ku buryo abana bacu babaye aba mbere baza no gukora investigation kureba ibizamini twarabyibye byagenze bite, kuko ugasanga se twe ntitwageraga no kuri district, nta n'uwari utuzi, nta na office ya district twajyagamo, byagenze bite, baza kumenya ko ari umuhati. Urumva bagira n'igihe badufasha noneho kuduha ibikoresho kugira ngo twubake, tuve muri shades aho twari turi, aho twigishirizaga munsi y'ibiti n'ibindi, noneho baduha ibikoresho dutangira kubaka ishuri. So nukuvuga aho twahavuye batwimura tujya mu yindi nkambi, yindi nkambi y'impunzi, tumaze twujuje a full primary school. So nukuvuga rero byavaga he, byavaga kuyaduhamagaye. Yego. Nukuvuga uko tekereza, it's not me, ntabwo ari igihe, ahubwo nibo. Yego. Nukuvuga ukamenya ngo umunezero wawe, ubutunzi bwawe, umugisha wawe nuko ubona babana bahindutse ukundi, bagize ejo hazaza, bagize ibyiringiro byo kubaho. Ukamenya ngo ni umutungo wawe. Yego. Kandi ni wa mutungo utazabwira wa mwana ngo nyishyura. Nta nyishyu. Yego. Nta nyishyu, nta no kuvuga ngo hari icyo ngomba. Nta no kumubwira ngo nakoze oya, ariko ukanezezwa nuko ariho, afite icyerekezo, afite ejo hazaza, afite ubugingo nk'umubyeyi wari wese. Nukuvuga icyo twita mu ndimi zanyu za .com ivugabutumwa no gukizwa biri transformational. Kandi uko bagubwaga neza niko natwe Imana yatugiriraga iki, ubuntu. Yego. Tukabaho, tukaba bazima, tukagubwa neza, tukanezerwa, tukagira ibyishimo, tukumva tugomba no gukora ibirenze ibyo ngibyo. Kurusha gutanga ni kurusha no kwakira. Yego. Kandi nukuvuga ryasezerano ry'Imana ngo ukora ibyanjye nzagukorera ibyawe. Yego. Imana ntibeshye. Imana yarabikoze. Umugabo wo kubihamya. Exactly. Yego. Wagiye gushinga ubwo buryo kugira ngo ufashe abandi ngo bige. Buwe wari umaze gusoza. Kandi nakubwiye nasozaga se kiko nari impunzi, nkaba nari nateshejwe amashuri, nari ntarasoza, ariko ibyo nari mfite byarutaga iby'abo bana bafite. Yego. Nagombaga kubafashisha ibyo mfite, ibyo nari nkeneye n'ibyo bazakenera bageze aho ibyanjye birangiye, ibyo twabirekeye Ihoraho Imana. Kandi yarabikoze, ibyanjye ntibyakama. Uribuka wa mugore w'imfu, wa mugore w'umupfakazi, umuhanuzi aramubwira ati nkorera umutsima ungaburire. Umugore ati nari nsigaranye agatsima k'umwana kanjye n'umwana wanjye, ngo tugakore tukarye dupfe. Undi atoya humura ntacyo uba ntupfa. Uwo mugore ntabwo amavuta yakamye n'ifu ntiyashize. Niko byatugendekeye. Yego. Kugeza igihe twigiye natwe, Imana iradufasha, twiga nize Makerere, nize Mukono, niga Makerere, niga muri Amerika muri Trinity Episcopal School, mbona master's degree mu theology and international history. Ibyo byose Imana yabikoze, nubwo ibyo bitari field nashakaga, kuko nge nari umunyamibare originally, nashakaga kujya muri engineering, actually geology, kugira ngo menye ibiri mu nda y'iyi misozi yacu y'u Rwanda. Ariko Imana yarahimpinduriye course of life,
ndayishimira kuko ibyo ni by'Imana yashatse ko nkora. ubwo bushobozi bwo kuba wari uri mu nkambi ukarenga ukajya no kwiga muri Amerika bwavuye ku Mana kuko ntabwo Amerika sinari inyizi uretse ko nigaga history y'abazungu. Buriya abazungu hari ukuntu bajyaga batwigisha Mississippi, bakatwigisha imigezi yo muri Amerika, bakatwigisha imigezi y'Iburaya, bakatwigisha imisozi yo muri Amerika n'Iburaya. Ariko ibyo byaje with time, uko Imana yagiye izamura ubuzima bwacu, n'ibyo byo Amerika nuko byaje. Kuko nabonye scholarship ndi umupastori ni muri Uganda, njya gukora masters degree muri Amerika. Yego. Ubwo ujya kwiga muri Amerika ni nka ryari? Muri 88. 88. Ni kera cyane. Ababyeyi bawe bari bakiri bato. Yego cyane. Ubwo urize muri 88, nekereza ko ubwo ariho wize uhita uza nibwo nakoze masters degree, ndangije nsubira muri Uganda. Muri Uganda. Ubwo nyuma ubwo wazanye n'inkotanyi mu za 94. Muri 94 ntabwo nazanye n'inkotanyi. Muri 90 inkotanyi nibwo zaje zitera zirwana. Yego. Zihagarika amacakubiri yari mu Rwanda n'ibindi. Muri 94 icyo gihe actually muri 94 the very year bakora genocide breaking, nari muri Amerika mvuga ubutumwa kuko mu byo nakoze bimwe nabaye muvuga butumwa. Yego. Atari mu Rwanda, muri Afrika gusa, nabaye buvuga butumwa muri Amerika. Maze gukora graduation muri Amerika muri 90 bantumiraga buri mwaka kumara amezi 3 kujya kuvuga ubutumwa muri Amerika mu madini atandukanye, muri denominations zitandukanye muri Amerika. Icyo gihe rero tubona imirambo izerera mu mazi mu Kagera, tubona ari muri Victoria imirambo, n'Abaganda bakurura imirambo kuko icyo gihe amafi yaryaga abantu. Twabibonye kuri CNN ndi muri Amerika mvuga ubutumwa. Icyo gihe nibwo navuyeyo mpagarika ivuga butumwa nakoraga icyo gihe, subira muri Uganda. Noneho tuzana na timu y'abapastori bo muri Uganda, tuza gusura mu East y'u Rwanda. Icyo gihe baducumbikiye Gahini, tuje kureba reality of the crash y'ibyo waboneye kuri CNN. Exactly. Icyo gihe twashoboye kujya Nyamata, ariko ntitwashobora kugera mu mujyi kuko hari hakirimo sporadic bullets, amasasu yari agitaraka mu mujyi. Kuvuga ibyo byose bikorwa n'Imana mu buryo bwayo. Bikorwa n'abantu Imana ikoresha, by the way. Yego. Ubwo waje kuva ugaruva muri Amerika ujya muri Uganda, wavuye Uganda ugaruka mu Rwanda mu gihugu cyakubyaye, hari ryari? Nagarutse ubwo jenoside yahagaritswe muri 94. Tuza gusura mu July, tugarukira mu eastern part of the country. Muri 95 nibwo nagarutse hano dukora ibiterane. Narije nje gukora research ntumwe n'itorero ryacu muri Afrika. Hari biro yahuzaga ama provinces yo muri Afrika. Iyo office irantuma insaba kuza gukora research kugira ngo barebe koko byaba ari ukuri abanyamadini bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ndaza mpamara ibyumweru 3 mu Rwanda, ngenda hirya no hino mu matorero atandukanye no mu madiyoseze yacu, mbaza nkoresha interviews. Ndangije nkora report ndayijyana mu office Nairobi. Ubwo nibwo natangiye kuza mu Rwanda no gukurikirana ibyo mu Rwanda cyane kuva za 95 n'igiterane cya AAA mu Rwanda. None ntangira kuza gukora conferences zo guhuza abantu kureba uko abanyamadini, abapastori, nubwo babaga batakirebana, Abahutu n'Abatutsi barebana y'ingwe, ariko ibyo ari byo byose Imana ntikoresha amabuye mu bantu, ikoresha abantu n'abanyantege nke bakihana bagakora. Dutangira uwo murimo. Yego. Muri 95. Noneho muri 95 ugiye irangira nibwo nagarutse mu Rwanda, mvira kimwe muri Uganda. Nakubaza ngo ese
ko mwabaye muri ubwo buzima bw'ubuhunzi ukagenda ukiri mutoya, ukagira n'igihe cyo kuba ubushobozi ntibwari buhari buhagije, ubonye ayo mahirwe yo kujya kuba muri Amerika, benshi bafata nk'ibihugu bikomeye ushobora kuba wabona opportunity ari ibihugu bya opportunity. Izo mbaraga zo kumva ugiye kwiga ukongera ukagaruka ukaza ahantu uzi bari kwica abantu, bari kugira iki, izo mbaraga zavaga he? izo mbaraga rero hari igihe abantu tujya twihimbaza, kandi Imana tubabarire idufashe. Hari igihe abantu bigira intwari bakigira karaha kajya he, ariko Imana idufashe tuba abanyakuri. Izo mbaraga ntawaziyitirira, uwo murava ntawawiyitirira, nubwo natwe tubigiramo uruhare Imana ikadukoresha, ariko ntawabyiyitirira. Kuko jye niga muri Amerika nagize umugisha wo guhagararira abanyeshuri b'abanyamahanga bigaga muri Amerika mu ishuri nigagamo. Mba international student representative mu nama y'ubutegetsi bw'iryo shuri. Noneho ngira umugisha wo kugira ngo njya mu bantu bari batangaga amafaranga yo gushoboza iryo shuri gukora, donors, kajya njya gutanga ibiganiro no kuvuga ubwiza bw'iryo shuri. Bimpa wa mugisha wo kugira exposure, kujya njya kuvuga ubutumwa hirya no hino. Ni nacyo cyavuyemo kujya abantumira buri mwaka nyuma yo kurangiza ngo njya kuvuga ubutumwa muri Amerika, kuko bari baranyumvise mvuga ubutumwa. Yego. Ndangije kwiga rero, bamwe muri abo bapastori n'abanyamadini aho ngaho bampaye akazi. Madamu wanjye abo muhamya rwose, bampa akazi, banyemerera ko nzana abana banjye bose n'umukecuru wacu tumujyana, batwemerera kuduha facilities, bampa akazi. Ariko ndabahakanira. Yego. Ndababwira nti nkurikije ibyo nabonye ibiri iwacu, Amerika ntinkeneye nk'uko iwacu bankeneye. Wow. Bananzanira n'ikinyamakuru cyarimo uduhanga tw'abantu bagiye bapfa muri Uganda bicwa cyagiye cya Idi Amin, n'intambara ya Museveni hariya muri za Ruwero, aho bagiye bica abantu, duhanga twagiye aho bagiye baturunda, baratunzanira, baratunyereka, baturajya muri bikwendiki. Eka tuguha akazi, tuzaguha akazi, tuzagufata neza, uzabona ubuturage ukorere hano. Kuba kubonana ku bwenge. Urumva, ndabahakanira. Bagize baravuga ati ni mumureke ajya iwabo. Njya muri Uganda. Ngeze muri Uganda, actually ntabwo namaze igihe kirekire. Urumva, nabaye muri Uganda nkomeza gukora. Icyo gihe bari banshinze umurimo wo kuba planning and development coordinator, nivuga butumwa, coordination ya evangelism, kandi nari nsanzwe ndi kuri board ya Church of Uganda ku rwego rw'igihugu. Nari chairman wa project committee. Urumva, no muri Uganda nari mpafite opportunity. Na opportunity. Nari mfite ubutaka, nari mfite inka, nari mfite ibintu, nari mfite uburyo nashoboraga kugira comfort muri Uganda, nkagira comfort no muri Amerika, ko nari mfite ubucuti. Urumva, byose Imana yanyerekaga ko mfite umuhamagaro wo gufasha abantu bacu. Yego. Ari nabyo byaje gutuma no muri Uganda mbasaba ko banyemerera nkazirwana nkajya gufasha abandi, naho ugatanga umusanzu. Ari byo byavuyemo kuza kurishyira, bantura kuba bishop washyira. Ariko mbere yuko nubaka katedrali nagombye kubanza gufasha abana nari mfite muri Sunrise. Abana bacitse ku icumu, babacitse ku icumu, abana b'imfubyi, babacenge n'abandi bantu bose ndabahuza, ndabarera, kugira ngo byibuze tumenye uko umunyarwanda akwiye kugira agaciro, nubwo yaba yarapfushije ababyeyi, ariko ntiyapfushije ejo hazaza. Bishop, ibyo ndagufite, turagenda tubyinjiramo gake gake. Ubwo kugira ngo tujyanirane ibi bintu ikiganiro turi gukorana, ntabwo ari ibintu bizasaza.
ni amateka, ni ukuvuga ngo ni ibintu bizabikwa ahantu n'ubuvivi bwawe buzareba ahubwo ati sogokuruza wacu amateka ye ni aya ngaya, atarinze kujya kuyasobanurirwa cyane ayirebere. Ubwo uvuye muri icyo gihe uraje, nk'uko wari ubivuze, wahawe kuba bishop, kuba umuyobozi wa diyoseze ya Shyira ni ryari? Nabaye bishop muri 97. 97. Nibwo wahawe inshingano? Nibwo nahawe inshingano zo kuba bishop, kandi turi mu bacengezi benshi cyane. Urubuka bino bice byose hari hakiri intambara. Twari dufite abacengezi benshi cyane icyo gihe. Uwo munsi narobanuwe, nahawe inshingano, nabaye consecrated mu rurimi rwanyu rwa .com. Uwo munsi uyu muhanda wa Cyanika biciyemo abantu, uriya muhanda ujya Rubavu hariya Kimonyi bahatsinze abantu, uyu muhanda w'i Kigali bari bawufunze, abasirikare ba leta bagombye kujya kurwana nabo bacengezi kugira ngo bafungure iyo mihanda. Ukuvuga rero nabaye bishop atari bya bintu byo kuvuga ngo ni wa munezero, ahubwo wari umuhamagaro muri circumstances zari zimeze ziti. Yego, no mu bihe bigoye. Ntabwo Imana iduhamagarira ibyoroshye gusa. Ibikomeye ni uguhatana. Nibikomeye. Kandi icyo gihe inshuti zanjye, zaba ari zo muri Amerika, zaba ari zo mu Rwanda, zaba ari zo muri Uganda, bose barambwiraga bati ni iki cyabuze mu mutwe wawe kujya ahantu hameze hatyo? Njyewe ndabyumva cyane kuko uri mu bantu bahaye uburezi abantu benshi cyane. Ese urabizi ko icyo gihe wanayoboraga, ubwo basengeraga muri rusengero rutoya? Yego. Rura rutoya. So wari uzi ko umuhanzi Israel Mbonyi nawe yizara kuri EL? Ntabwo nabyibukaga. Yize kuri kiriya kigo cya EL, ubu ariko ntabwo kigihari, nabonye cyarahavuye. Bahashyize indi proje. Yego. Ubwo urakomeje, uhawe inshingano hariya. Rura rusengero barwubatse ndureba, umushinga warabaye, watangiye kubakwa za 2004? Oya, 2004 nibwo twashyizeho ifatizo. Birangira rutahwa nka 2007? Oya, 2007 ntibyagezeyo. Ariko ye ni amateka twa consultinga, kuko turabifite mu nyandiko. Yego. Ariko ntabwo 2007 byagezeyo. Yego. Ndatekereza. Mu buryo bw'uburezi, nibwo hashinzwe ikigo cya Sunrise, cyareze abantu benshi pe. Muri icyo gihe, muri iyo myaka, cyari ikigo gishobora kuba kigamo n'abana b'abayobozi bakomeye, ari ikigo gikomeye cyane. Iyo viziyo yaje ite kugira ngo umushinge ikigo cya Sunrise? Kuko wari umuyobozi cyari kiri mu rwego rwa Anglikani, ako niwe wari umuyobozi rero aba ari umutwe. Iyo proje ndatekereza ko uri mu bantu bayitekereje. Urumva nkaho twanahereye? Ntabwo ndi mu bantu bayitekereje, ahubwo nijye wayitekereje. Yego. Niyo mpamvu navuze ngo ndi kuryoherwa, kuko twabitangiriyeho, mbona umuhamagaro aho wahereye mu buhunzi, waragarutse mu gihugu ubishyira mu bikorwa. Iyo viziyo, kuko twari turi no mu gihugu cyari kikiri no kwiyubaka, ntabwo byari bigoranye cyane. Wowe uzana icyo gitekerezo, iyo viziyo niyo nshaka kugira ngo inkomoko y'icyo kigo. Nukuvuga birashaka kugira ngo Imana idufashe kugira ngo abantu bacu babyumve neza. Nibyo bindi navuze ko tugomba kwirinda kwihimbaza mu bintu. Ibyo tuvuga Imana yadukoresheje. Yego. Ngo twigire isoko itagira icyayunganiye. Yego. Nkubereye umunyakuri, iriya viziyo yavuye mu mubabaro. Kuko nubwo nari narabaye impunzi, nkaba narakoze amashuri nkigisha abana b'impunzi mu mpunzi, ntabwo umubabaro twari dufite twabonaga muri bariya bana b'imfubyi. Bamwe muri bo bari bafite ibisebe
by'imihoro babatemye bica ba se na ba nyina. Abandi bari bafite imihoro mu mitwe, abandi bari bafite inkovu, abandi bari bafite inda, abandi bari bafite amavunja. Ukareba ko kababaro n'uwo mubabaro ukoza analysis, noneho ukanongera ugatekereza abo bana, iyo battalion n'ejo hazaza habo, ingaruka bazagira ku gihugu batagize ubafata akaboko, batagize ubaramira, igihugu ko kizaba muri abo bana n'abo bana, ukabona uburemere bwabyo, ukumva hari ikigomba gukorwa. Yego. Urumva? Kuko nk'umupasitori, nk'umusenyeri, nk'umuvugabutumwa, intumbero y'umuntu y'abavugabutumwa no kubaka urusengero no kuvuga ubutumwa ngo abantu bihana ibyaha. Ariko agakiza n'ivugabutumwa ni ikintu kiri cosmic, ni wholeness. Gukizwa nicyo twita redemption, gucungurwa ni ikintu gifata ubugingo bwose. Icyo nabonaga icyo gihe, numvaga umutwaro, ntasinzira, ntekereza, nsenga, komanga ku mutima, numvaga Mana niki twakora kurengera aba bana mbere yuko twubaka insengero n'ibindi byose. Yego. Aba bana bazaba abandi. Kugeza igihe noneho twahisemo gutangira ishuri. Icyo gihe mbitekereza, naganirije, birambabaje ko adahari, ariko naganiriye na Leti Nyumba, icyo gihe yari minister. Yego. Ndamubwira ndumva mfite vision yo kubaka ishuri. Ndashaka kubaka ishuri nshyiremo abana b'imfubyi. Ndashaka kubaka kurera aba bana, tubahe ejo hazaza, tubavure trauma, twubake character y'aba bana, bazabe abanyamumaro, bazabeho, be kuzaheranwa n'umubabaro wo gupfusha ababyeyi babo. Urumva? Noneho Inyumba arambwira ati ariko Bishop, igitekerezo ni cyiza, atariko you are too ambitious. Urumva icyo bishaka kuvuga? Ikwerekwa kwawe ni kwiza cyane, ariko ntikujyana n'ibihe turimo. Nta bushobozi buhari. Icyambere igihugu ntikizagufasha, nta mafaranga uzabona, ntuzabona uko ubikora, iryo shuri uzaryubakisha iki, abarimu uzabakura he, bazarya iki? Iyo resources rero. Noneho ikindi, ndabizambya mubwiye, nabwiye kasi nshaka gufata aba bana b'abatutsi gusa, nshaka gufata n'abana b'abahutu, ababyeyi babo nubwo baba barapfuye bica abandi, ariko nabo barapfuye, aba bana nabo n'abana. Ati noneho ukoze n'ishyano ugiye kuvanga ibitavangwa. Turaganira, arambwira ati you are too ambitious. Ndamureka, ndamubwira nti ariko yego I'm ambitious, kandi igihe si cyo, ariko ndagusaba ni byiza, bishobotse byaba byiza. Ati byaba byiza. Ndaza ndatangira ndakora, nje na madamu tujya muri Amerika, tubwira abantu b'inshuti zacu, turagenda turasiba, turasiba. Ndibuka twari ahantu mu rubaraza dusenga Imana, mbereka amafoto y'imfubyi n'ibindi, bageze baravuga bati yes, reka bigenda utangire ukore. Ndatangira, ndaza ndubaka 2002. Nibwo nari nafunguye ishuri, His Excellency President Kagame ararifungura. Ntangiye ku mwaka wa mbere kugera ku wa 4. Ariko tutaratangira mpamagara Inyumba. Ubwo natangiye kwigisha abarimu. Abo nari kurutinze kuva muri Uganda, abo nari kurutinze mu Rwanda, abo nakuye hirya no hino, ndaza mbakorera amasomo kubigisha. Mwize pedagogy, ariko ntabwo mwize umubabaro w'aba bana. Mwize pedagogy, ariko ni mwize ubupfubyi. Mwize pedagogy, mbabwira byose. Rero tugiye kuvura abana trauma, tugiye kuvura abana ubwihebe, tugiye kuvura abana disparity, kandi turangiza tuzubaka character y'aba bana, kandi tuzabaha the best academics. Nzana ba matrons, ndabigisha. Igihe nari ndiho nigisha, abo nzakorana nabo muri iryo shuri. Mpamagara Inyumba, araza arareba, nari maze kubaka ishuri structures, ngiye gutangira, ndaza ndamwereka, ndamusobanurira, arambwira ati Bishop, mbabarira kutizera. Yego. Nukuvuga
we yari umukristo ariko we yakoraga technical analysis akareba agasanga ati ibintu ntibyashoboka. Nicyo gituma nkubwira ngo he kugira uwiyitirira iby'Imana yakoresheje abayo n'abayumvira. Icyo nge narebaga ni umubabaro w'abo bana bacu n'ejo hazaza habo. Dutangiranye umwaka wa mbere kugera ku wa 4 His Excellency aje gufungura iryo shuri 2002 yego 2002 uze kureba uriya mukobwa araguha dates 2002 nibwo president yakinguye ririya shuri yaje kurireba twakinguye. Ariko ubwo twari dufite vision, nari mfite vision Imana yaranyeretse ko nzakora in phases. Ntabwo wategereza kugeza igihe uzabonera amafaranga yose. Yego. Nafashe uwa mbere kugera ku wa 4 nkomeza gusenga no kubwira inshuti zanjye no kuvuga hirya no hino, ndokomeza ndadevelopa kugira ngo nzabone nshyira uwa 5 n'uwa 6. Kandi ndangije uwa 5 n'uwa 6 nagombaga kubaka secondary, nari kubashyira he barangije primaire, kubasubiza ku muhanda, kubasubiza mu bwihebe. Nagombaga gutangira secondary, ntangira secondary 1, secondary 2, secondary 3 kugeza igihe nageze kuri secondary 6. So nukuvuga icyo gihe twari tumaze no gutangira gutekereza the university, kuko twagombaga guproducinga kurangiza abazasohoka bakazaba leaders mu gihugu. Yego. Kandi byanagezweho nzi bamwe n'abasirikare rwose benshi cyane nzi bakora mu nzego pe. N'abari mu bihugu byo muri Amerika they are leading. N'abari hari dufite n'uri muri Japan ukora mu one of the prominent companies mu Japan, he is leading. Hirya no hino bariyo. Aho bazarebera iki kiganiro muri comment kabisa badusuhuze. Yego. Uzabararike bagusuhuze muganire. N'ubu mu Rwanda bariho barakora. Icyo wavuze rero cy'abana b'abayobozi baje nyuma. Yego. Baje nyuma ari uko Sunrise yabaye ya mbere mu Rwanda. From the trauma, from the disparity, muri bwa bwihebe n'ubupfubyi. From zero to hero. From zero to hero. Yego. Urumva? From disparity to success. Yeah. Noneho tubaye noneho no mu mashuri ya mbere meza muri character y'abanyeshuri. Urumva kuva muri trauma ukagira character ikintu gikomeye cyane Imana. Kandi nuko Imana yakoreshaga abantu ngo bakore investment muri abo bantu. Ibyo rero ntabwo byakorwaga na wa muntu ugiye kuvuga ngo ninjye wabikoze. Oya, byakozwe niyadukoresheje, byakozwe niyadukijije. Urumva? So nukuvuga ibanga ririmo ni isoko y'Imana. Kwa gukora ikintu udashaka kuvuga ngo ninjye wakibakoreye. It's not advertising. Ahubwo n'uburyo bwo gushimira Imana yashoboje abantu gukora ibyo twakoraga icyo gihe. Yego. Kuko icyo gihe aba matrons n'abarimu n'abatetsi bose twajyaga dukora inama, twababwira buri muntu afite uruhare mu gutuma aba bana baba neza. Yego. Waba uri umutetsi, waba uri mwarimu, waba uri metron urarana n'aba bana barira uzi ko hari abana bamwe twari dufite hariya nijoro yarakangukaga akibuka ko twamuzanye afite inda, afite amavunja, twamukubye ibirenge n'iki byose twamushyira mu mashuka yera. Yakanguka yabona ari mu mashuka akagira ubwo bakavamo agakora ikiringiti akakizingiramo akaryama. Ndaho ntagakwiye kuba ndi. Ndaho ntari nkwiriye kuba. Bikatuma turira tugira agahinda. Umwana w'umunyarwanda abona ko adakwiriye kurara mu mashuka ate. Hahandi twanyuze ya mateka mabi kakarengane ya social ibyo bita circumstantial injustice. Mwabana mwe mugomba kumenya, mugomba guharanira kurwanya injustice of any kind. Yaba ari injustice ikorwa n'umuntu direct ku muntu mugenzi we, yaba ari circumstantial injustice, yaba ari conditional injustice. Izo injustices zigomba kurwanywa mu izina ry'Imana. Yego. Urugendo ni rurerure turagenda tubiganiraho. Iki ni ikiganiro, iyi ni part 1, tuzanakora na part 2 kugira ngo ibikurimo rwose bigere kuri ba bantu bose
ndatekereza aho ushobora kutibuka abo bantu bose wafashije ariko bo barakwibuka ntago bakwibagirwa cyane ko ibyo byose turimo kuganira nanjye mbizi ndi umwana ariko turi kuganira turi kujyana neza cyane ndi kubona resources aho bituruka umuzi buriya umuntu umubona akuze ariko aba afite isoko aho yavomye ibyo bintu cyane kuvuga ngo inka zatazapfuye ubusa ngo ko asanze nyina ashaje yego ibyo ngibyo birabaye usezererwa uhabwa pansiyo ntabwo ari gusezererwa uhabwa pansiyo yo kuba warekeraho kuba bishop kuyobora diyoseze ya Shyira yego sinibuka neza ariko uwo muhango nari nkurimo ni 2010 ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika nagiye rwose 2011 ariko ni 2010 yego uwo muhango uba nyakubahwa perezida wa repubulika yaje niwe waje kuyobora uwo muhango yaraje kuwusoza ndibuka amagambo yavuze nubwo ntashobora kuyakotinga neza nk'uko yagize ariko yaravuze ngo nubwo mubona bishop Rucyahana asoje imirimo ye aruhutse ariko ntabwo aruhutse mu buryo bundi araruhutse ariko ntarushye yego agomba igihugu kigomba igihugu agomba gukorera igihugu mu buryo ibyo yakoze turabimushimira ariko agomba gukomeza kwifashishwa mu buryo no mu nshingano z'igihugu bidatinze yarabikoze ndagira ngo dusoreze hano igice cya mbere then tuganire mu gice cya kabiri dukomereza aho ngaho wagize inshingano ndi kubona inshingano zose wahawe dufite umukuru w'igihugu ureba kure ureba viziyo nicyo tunamushimira cyane ibyo yarabibonaga kubera ko yari azi urumva guturuka iyo za Uganda n'iki byose yari abizi yari afite amakuru ndagira ngo dusoreze hano then igice cya kabiri kize kwibanda kuri icyo kintu urwo rugendo nanone kugeza until now ndasaba rero kugira ngo abantu dukomeze in touch ntekereza ko mwaryohewe n'ibyo mumaze kumva ni ibintu byiza cyane kandi ibiri imbere byo nibyo tugiye kuganiraho duherezwa n'izo nshingano perezida yavuze yageze araziguhereza hari uruhare wagize rukomeye cyane mu kunga ubumwe bw'abanyarwanda byose turaza kubiganiraho mu gice cya kabiri reka dushimire abantu twabanye muri iyi part 1 reka tunizere ko uraza no gukurikirana na part 2 murakoze cyane Imana ibahe umugisha